igihugu cyacu kiri mu gihe gikomeye kandi gifite uruhare rukomeye mu mateka yacyo. Intambara ya Kivu y'amajyaruguru na Kivu y'amajyepfo zikomeje guhura n'ingaruka zikomeye z'ibitero igihugu cyacu cyakabaye kigabwaho. Kugeza kuri ubu dufite ibibazo bikomeye. Uganda n'abafatanyabikorwa bayo AFC-23 ndetse n'abafatanyabikorwa b'iterabwoba b'ibikorwa by'umutwe wa ADF. Iyi mibereho yateje igihombo gikomeye mu buzima bw'abaturage, isenya ibikorwa remezo, kwimurwa kwa miliyoni z'abaturage bacu, gusubira inyuma k'ubukungu bw'izo ntara. Uyu munsi bitewe n'imbaraga n'ibikorwa bya diplomasi byayobowe na nyakubahwa Felix Antoine Tshisekedi, perezida wa Repubulika akaba n'umukuru w'igihugu, hamwe n'ingabo n'inzego z'umutekano, hari n'uduce tumwe na tumwe dutangiye kugera kubona umutekano. Ibi bitangiye gutanga icyizere cy'icyiciro gishya cyo kongera gusubiza ububasha bwa leta aho bwari bwarazimye, no kongera kubaka icyizere hagati ya leta n'abaturage. Banyakubahwa bamadamu bagenzi banjye, bitewe n'ijambo nagenewe, ndashaka kubashimangirira ko intambwe tugezeho uyu munsi atari impanuka, zishingiye ku cyemezo n'icyerekezo cyo ku mbaraga zidasanzwe perezida wa Repubulika yashyize mu bikorwa binyuze muri diplomasi, aho yahaye umwanya wa mbere kugarura amahoro, kurinda ubusugire bw'igihugu no kurengera abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aya masezerano ashimangira ihame ry'ibanze rivuga ku ngabo z'amahanga n'imitwe yitwaje intwaro bigomba kuva ku butaka bwa Kongo kugira ngo guverinoma ibashe gusohoza inshingano zayo ziteganywa n'itegeko rishya, zirimo kugarura ububasha bwa leta, kongera kohereza inzego za leta aho zikwiriye, kurinda umutekano w'abaturage no kongera gutanga serivisi za leta mu bice byose birebwa n'iki kibazo. Iyi nama igamije intego z'ingenzi, ntabwo ari ugutega amatwi ibiganiro gusa cyangwa gusingizanya ibitekerezo. Ndabatumirira gukoresha neza iyi minsi 3 y'ibiganiro kugira ngo musuzume uburyo buboneye uko umutekano, politike n'imibereho y'abaturage, ubukungu n'ibibazo by'ubutabazi bihagaze muri Kivu y'amajyaruguru. Ikirenze byose, mwumve ko iyi gahunda ari iyanyu kugira ngo muzayibere abahamya ndetse n'abahagarariye mu baturage, muturukamo mu nzego zose mufitemo ijambo. Ndabahamagarira by'umwihariko abadepite b'igihugu, abasenateri n'abadepite b'intara, abayobozi b'imiryango, abayobozi b'umuco gakondo, abayobozi b'amadini, abagore, urubyiruko ndetse n'izindi mbaraga zose z'igihugu ziri hano, gusohoza neza inshingano zanyu zo kuba ikiraro gihuza leta n'abaturage. Ijambo ryanyu rifite imbaraga zikomeye rishobora gutumiza cyangwa gucamo abantu ibice. Proposer des solutions réalistes, innovantes et adaptées aux réalités locales. À enrichir la feuille de route du gouvernement par vos expériences personnelles et individuelles, vos connaissances du terrain et vos recommandations. Et enfin et surtout, vous approprier cette feuille de route afin d'en devenir les ambassadeurs auprès de vos communautés respectives et vos différents cercles d'influence. Mumenye ko nta kubogama, imizi y'amakimbirane n'urugomo bikomeje kugaragara mu baturage, kandi mutanga ibisubizo bifatika bishya kandi bihuye n'imiterere y'aho muri. Mukungahaze gahunda ya guverinoma, musangiye ubunararibonye bwanyu. Ikirenze byose, mwumve ko iyi gahunda ari iyanyu kugira ngo muzayibera abayihagarariye mu baturage muturukamo no mu nzego zose mufitemo ijambo. Ndahamagarira by'umwihariko abadepite b'igihugu
gusohoza neza inshingano zanyu mukaba ikiraro gihuza leta n'abaturage. Niyo mpamvu guverinoma itegereje kuba buri wese mwe mu bayobozi barangwa n'ubunyamwuga, ibiganiro, ukuri, ubwiyunge ndetse no gushyira imbere inyungu rusange z'igihugu cyacu. Iryo ngiryo ni ijambo rikomeye cyane ryatangajwe n'umwe mu bayobozi bakomeye hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, aho yagarukaga kuri byinshi. Akaba ari minisitiri w'intebe wungirije witwa Shabani Luko Biango Jackman. Akaba yatangaje amagambo akomeye cyane ku bijyanye na Kivu y'Epfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru, aho yatangaje ibyo ngibyo mu nama tangiraga inama igamije kugarurira ubutegetsi mu biganza bya leta muri Kivu zombi. Nicyo iyi nama igamije. Rero ahangaha minisitiri w'intebe wungirije ushinzwe umutekano ndetse n'ubutegetsi bw'igihugu witwa Shabani Luko Biango, nyine nk'uko ndi kubikubwira, akaba anashinzwe decentralisation cyangwa nyine guhuza abaturage ndetse na leta, ashinzwe kwegereza ubuyobozi abaturage. Akaba ashinzwe n'imiyoborere gakondo. Yatangaje amagambo akomeye bwo yatangizaga iriya nama ku munsi w'ejo kuwa gatatu tariki ya 22. Ni inama igomba kumara iminsi 3 nk'uko mwabyumvishe, ndetse ikaba ari inama igamije gutekereza ku buryo bwihuse bwo kugarura ubutegetsi bwa leta mu ntara za Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo. Iyi nama rero ikaba ihuje abafatanyabikorwa batandukanye, harimo abayobozi b'inzego z'umutekano ndetse n'abahagarariye societe civile, hagamijwe gushaka ibisubizo bifatika byagarura amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Mu ijambo rye rero Shabani Luko Biango yashimangiye ko intambwe za diplomasi zimaze guterwa ku buyobozi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, avuga ko zitanga icyizere cyo kongera buhoro buhoro ubutegetsi ndetse no kubugarura mu biganza bya leta mu duce twibasiwe n'intambara. Aho yanatangaje byinshi, aho yanabwiye abitabiriye inama ko gutanga ibitekerezo bizanabafasha kuba babona ibisubizo by'ibibazo bihari, yaba muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye n'iko by'iki gihugu, yaba muri Kivu y'Epfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru. Icyumvikana ni kimwe nuko murabizi ko hari ibibazo bimaze iminsi bivugwa mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, aho mu bice bigenzurwa na AFC 23 hagiye habaho ibikorwa bikomeye byo gukuraho abayobozi bashyizweho na leta mu nzego z'ibanze, kugeza kuzana abayobozi nyine ariko bagomba kuba barazanywe na AFC 23. Byumvikane ko nyine leta ntabwo ikibara nkaho ubutegetsi buri mu biganza byayo, ntabwo ikibara yuko ibintu bikiri mu buryo bwayo bwo kuba bayobora abo baturage. Bo babara yuko izo ntara uko ari ebyiri, yaba Kivu y'Epfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru, bo babara yuko bamaze kwitakaza kubera yuko nyine barasa naho nta kontrole bagifiteho, nta buyobozi bagifiteho, nyine bafite ijambo kubera ko ubuyobozi buriho n'ubwashyizweho na AFC 23. Byumvikana ko nyine nabo bagomba kureba uburyo bakwisubiza ubutegetsi bakongera kubusubiza mu biganza byabo. Rero Shabani Luko Biango, muyobozi nk'uko nabikubwiye, niwe watangizaga iyi nama, agenda ashimira Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Byumvikana ko nyine arashaka kugaragaza yuko hari intambwe yatewe kandi yiteguye kuba tera n'iyindi yo kuba yareba uburyo ibintu abishyira ku murongo. Rero ni byinshi umuntu yavuga muri iyi nama y'iminsi 3. Tuzakomeza kugenda dukurikirana byinshi bizagenda bivugirwamo, byinshi bizagenda biberamo, imyanzuro izagenda isohokeramo, yose buzagenda mubikurikira hano 5 kuri 5 hano kuri The QuickTimes News. Ngewe nitwa Pasi Govinda,
kanda subscribe, like, share ndetse na comment, ubundi ukomeze uryoherwe n'ibiganiro byose twenda tukugezaho, by'umwihariko ibiganiro byibanda ku mutekano wo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'ahandi mu bindi bice byose by'igihugu, tutibagiwe no mu Rwanda.